Guseka byongera iminsi yo kubaho. Guseka bifitiye akamaro gatandukanye ubuzima muri rusange, ku buryo akenshi uzumva abantu bavuga ko ari wo muti w'ibibazo byose. Mu gihe umuntu asetse, byinshi mu mikorere isanzwe y'umubiri birahinduka, yaba mu maguru, amaboko ndetse n'imikaya itandukanye. Kuba akamironko kaba gafunze igice, ukinjiza umwuka vuba vuba, nibyo bituma mu gihe ushaka guseka wumva hari ijwi ugira ridasanzwe, ukaba wagira ngo uri guhera umwuka. Iyo ukomeje guseka cyane, uko mu kanwa hagenda hifunga hifungura, bituma utinjiza umwuka uhagije, bityo isura igahindura ibara ndetse ikiyegeranya cyane. Muri iki gikorwa imikaya irenga 15 biri mu kazi, kandi muri iki gikorwa twavuga ko gitangaje, ni kimwe mu mvamutima zandura, kuko iyo ubonye umuntu aseka nawe ushobora guseka kandi utazi neza impamvu ari guseka. Yaba roho ndetse n'umubiri, byombi muri iki gikorwa biba biri kumwe kandi binahanahana amakuru y'akanyamuneza umuntu uri guseka afite. Akenshi iyo ubonye umuntu aseka nawe uraseka, nubwo waba utazi ikiri kumusetsa, bikaba impamvu ishimangira ko guseka ari umuti ukomeye w'umutima. Ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko guseka bigabanya ububyimbirwe bw'imijyana y'amaraso, bikagabanya urugero rw'imisemburo itera stress, ndetse bikongera igipimo cya cholesterol nziza mu mubiri. Ibyiza ubonera mu guseka bishobora kumara amasaha 24, ariyo mpamvu ugomba guseka buri munsi, kuko bituma wumva ugize akanyamuneza ndetse ukanibagirwa ibibazo bindi by'ubuzima. Reka tumenye akamaro ko guseka ku mubiri. Akamaro ka mbere ko guseka ku mubiri ni uko byongera imikorere myiza y'umutima. Nk'uko siporo ari ingenzi ku buzima bw'umuntu, ni nako guseka ari ingenzi ku mutima mu mubiri w'umuntu. Niba ushobora gukora siporo bitewe n'uburwayi cyangwa ibindi bibazo, nshuti yanjye, guseka bizagufasha kwirinda indwara z'umutima. Guseka bituma umutima utera neza kandi amaraso akagera mu bice bitandukanye, ndetse ugakoresha calories, ingufu nyinshi ku isaha, nk'izo wakoresha mu gihe waba uri gukora siporo yo kugenda n'amaguru. Guseka bituma umutima utera neza kandi amaraso akagera mu bice bitandukanye, ndetse ugakoresha calories, ingufu nyinshi ku isaha, nk'izo wakoresha mu gihe waba uri gukora siporo yo kugenda n'amaguru. Akamaro ka kabiri ko guseka ku mubiri ni uko bigabanya umuvuduko ukabije w'amaraso. Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko abantu baseka cyane mu buzima bwabo aribo bagira ibyago bike byo kwibasirwa n'indwara z'umuvuduko ukabije w'amaraso. Guhora wisekera bigabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara ya stroke ndetse no guhagarara k'umutima. Akamaro ka gatatu ko guseka ku mubiri ni uko bigabanya urugero rw'imisemburo itera stress. Guseka bigarura byihuse imikorere myiza y'umubiri, kuko bituma hasohorwa imisemburo ya endorphins. Iyi misemburo itera kwishima, igatuma wumva ugize akanyamuneza ndetse ukumva utuje neza kandi uruhutse, bityo ntiwumve n'ububabare. Mu gihe urugero rw'imisemburo ya stress rwagabanutse, bigabanya kumva udatuje ndetse n'ibindi bibazo stress itera, harimo no kugabanuka k'ubudahangarwa bw'umubiri. Kumererwa neza gutyo ushobora kubibona binyuze mu kumva umuziki nanone, bityo ushobora gukurikira ikiganiro kibigarukaho mu byo twabateguriye. Akamaro ka kane ko guseka ku mubiri ni uko bikuraho icyitwa uburakari cyose. Guseka
byirukana icyitwa uburakari n'amakimbirane cyose mu buzima bwa muntu no mu muryango mugari. Guseka bifasha kumva ko ibibazo bidakomeye ndetse bikagufasha gukomeza kubaho utibuka ibintu bibi cyangwa utekereza ku bintu bibi gusa. Mu buzima bw'umuntu guseka byongera ubusabane ku buryo nabwo bwirukana icyitwa uburakari cyose. Akamaro ka gatanu ko guseka ku mubiri ni uko guseka byongera ubudahangarwa. Guseka bituma umuntu akomeza kugira ubuzima buzira umuze ku buryo byongera ikorwa ry'uturemangingo turinda umubiri, bityo bigafasha guhangana n'indwara cyangwa ibindi byibasira umubiri. Uturemangingo tuzwi nka T-cells ubu ni ubwoko bw'uturemangingo tw'amaraso tw'umweru tuzwi nk'abasirikare b'umubiri. Ubushakashatsi bwakoze bwerekana ko uturemangingo twa T-cells tuba ari twinshi cyane mu bantu bakunda guseka cyane. Akamaro ka gatandatu ko guseka ku mubiri ni uko birinda umutima ku buryo bukomeye. Guseka bifasha mu mikorere myiza y'udutsi duto dutwara amaraso ndetse bikongera imitemberere myiza y'amaraso. Ibi by'umwihariko bigufasha kwirinda indwara nyinshi zishobora kuzahaza umutima, harimo no guhagarara k'umutima hatataka. Akamaro ka karindwi ko guseka ku mubiri ni uko byongera ubushobozi bwo guhanga udushya. Guseka bigira akamaro keza gatandukanye mu mubiri, karimo kugabanuka kw'imisemburo itera stress, kwiyongera kw'imisemburo ya endorphins n'umwuka uhagije uba ugera ku bwonko. Ibi byose bifatanyiriza hamwe mu kongera ubushobozi bwo guhanga udushya, birumvikana biba bishingiye ku guseka. Mu gihe ubwonko bukora neza ku rwego rwo hejuru, ubushobozi bwo gutekereza buriyongera kuko buba bukoresha igice kinini kurusha ubusanzwe. Ushobora kandi kuba warabonye ko iyo usetse cyane ugeraho ukumva uri kubabara cyane cyane inyama zo mu nda, ariko humura ntacyo bitwaye. Ibi niko bigenda kuko muri iki gikorwa cyo guseka imikaya yikanya yirambura inshuro nyinshi, bikaba byatuma iruha iyo umaze igihe uri guseka. Guseka bifatwa nk'imyitozo ngororamubiri, ntibizakubuze kwisekera uko ushoboye kuko bizatuma ugira ubuzima bwiza. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane, bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kudusobanuza cyangwa hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo.
Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.